ubwo nyine icyo gihe twahuriye 15 mvuye ku ishuri. 15 muri ka gashyamba se? Oya ku muhanda. Oya ni ku muhanda nyine kuko niho nanyuraga nta hantu bundi. Nawe niho yaraviremo mu modoka. Niho twahuriye rero. Ubwo arabimbwira kubera muri icyo gihe twagiye guhura tumaze igihe n'ubundi tuganira. Nta byinshi twaganiriye cyane nyine. Nahise mwemerera. Tuhuye rero ikindi kintu nagenderagaho kimwe nari nibagiwe nkunda buriya abadamu bananutse muremure unanutse wirabura. naho napikaga nkabwira Imana ni nuwo nguwo nkunda. Niduhura ntabwo azangenda. Narambagije batatu b'inzobe gusa narambagije nabwo ariko nyine bimwe byo kwikinira. Nabyo ngeze abakozi b'Abashinwa baranyambura. Ubu nyine nta kintu dufite turi gukora uyu munsi turicaye. Ubuzima urebye buragoye no kurya bari hatari. Ufite impano yo gukora iki uramutse ubonye umuterankunga? Haleluya, 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 haleluya. Reka tubasuhuze inshuti mukurikira ibiganiro by'Iyobokamana TV bitandukanye tugenda tubagezaho ko bwije nuko bukeye. Dutangiye nyine turirimba turamya Imana ndetse tuyihimbaza, ariko mwihanganirwa akaryoshye ntigahera mwitama, ariko turakomeza tugende tugirana ibihe byiza muri iki kiganiro twabateguriye. Muri kumwe na BKM nk'isanzwe tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Reka gushimira abafunguye ino video kugira ngo tuze kubana mu tugiye kugana n'umuryango mwiza cyane twicaranye hano. Reka mvuge ngo nimba waramutse wumva hari bitameze neza mu buzima bwawe, nimba waraye nabi, nimba wabyutse nabi, ushobora kuburamutse wumva inkuru z'urupfu, wumva abawe barwaye, wumva abandi babyukiye mu gushyingura. Rero icyatumye Imana ikurinda kugeza aya magingo niko Imana yabwiye Esther ngo no kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki.
rero nawe urebe kuri kugira umumaro mu gihe cyawe, kandi n'ibitagenda neza ku buzima bwawe ejo bizagenda neza kubera Imana. Twicaye mu isi y'ibibazo, ariko tujye tuzirikana yuko Imana yacu yicaye mu ijuru ry'ibisubizo. Ndi kumwe n'umuryango rero w'abantu hano bagera muri 3 tugiye gukorana ikiganiro. Cyakora umwe muri bo afite umuvugizi urajya ugenda amuvugira kuko adashobora kuza kwivugira. Reka noneho abantu badukurikiye bari kwibaza iyi famiye ni ya hehe, ni bande turi kumwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Twahera ku mutwaro. Murakoze, nanjye ndabasuhuje abaduteze amatwi. Nitwa Akayezu Felix, nkaba ndi umupapa w'umwana umwe. Uyu niwe mfura yacu, ni umudamu wanjye, nawe ni umuntu mukuru arabibwira. Murakoze, nanjye amazina yanjye ni Mukashyaka Angelique, nk'uko bivuze, mama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Imana iduhana umugisha. Abantu tugiye kuganira n'abakristo basengera he? Twese dusengera kuri ADPR Nyacyonga. Ubwashize twakoranye nawe ikiganiro uri kutubwira ukuntu madamu wawe mwahuye bagiye mu murimo w'Imana. Uyu munsi rero nje kugira ngo n'ubundi tuganire ku nkuru y'urukundo rwanyu, ndetse kugenda tunavangamo nyine ubuhamya butandukanye. Niyo mpamvu nshaka gutangira nakira madamu kugira ngo abanze tubwire ubundi mu busanzwe ni mu muki mu minota 5 yakuze gute, yabayeho gute? Imikurire yanjye ubundi mvuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge ni wa Ruramba, niho navukiye. Naje i Kigali 2012. Rero naje nkora akazi ko mu rugo. Ubwo ngeze hagati umuntu arambwira ati ntabwo akazi ko mu rugo wakareka ukaba umwana mu rugo. Barambwira ati ni ugushaka icyo wakwiga, washaka gusubira mu mashuri ugakomeza, kuko nagarukiye mu mwaka wa 4 segonderi nibwo naje hano i Kigali. Ubwo rero bagezeho nyine njya kwiga imyuga hari i Kanombe, niga kudoda, niga no gukora amaparufe n'amasabune. Ubwo rero nibwo najyaga gusenga, rero niho twamenyanye nyine mu murimo w'Imana, niho twahuriye. Ndashaka kumenya muhura ubwa mbere. Reka tubaze papa, hariya ni papa Pauline. Uribuka ikiganiro mwaragiye ubwa mbere muhura? Ubwa mbere nkimubona naramukunze, ariko sinamubwira. Urabibika? Ndabibika. Twahuriye i Gikondo, niho yasengeraga, nanjye ariho ntuye. Ndangije ngize umwaka nsanga ngo yagiye i Kanombe, ngarutse nzi ko ndabimubwira uwo munsi, nsanga ntawe uhari. Rero nashaka guhita unabivuga. Nzi ko ndabimubwiye. Ndangije rero mpageze nsanga ntango yagiye i Kanombe. Ngira umwaka, numva ni umwaka ukomeye. Ndangije nza kubaza nimero ze, ndamuhamagara, ndamubwira n'umuntu witwa Hakizimana Peter. Nawe ni inshuti yacu cyane nk'umuryango, n'icyo gihe yari inshuti yanjye n'ubundi. Ubwo ampa nimero, ndangije ndamuhamagara, arambwira ati nta kibazo wazaza tugahura. Ambwira ko yigaga hafi ya 19, arambwira ati wazaza tugahura 19. Ndagenda. Tutaragira aho noneho mwahuriye, reka tubaze nawe abyivugire. Ubundi umubona ubwa mbere aza kuririmba mubonye gute? Ngewe nari icyo gihe nari ntaramubona aririmba, ariko gusa nyine yambwiraga ko aririmba. Ubwo nyine icyo gihe twahuriye 15 mvuye ku ishuri. 15 muri ka gashyamba se? Oya, ku muhanda. Oya, ni ku muhanda nyine, kuko niho nanyuraga nta hantu ubundi. Nawe niho yaraviremo mu modoka, niho twahuriye. Rero ubwo barabimbwira, kubera n'ubundi icyo gihe twagiye guhura tumaze igihe n'ubundi tuganira, nta byinshi twaganiriye cyane nyine.
nahise mwemerera. Yes, murahuye kuri 12 mutangiye ikiganiro. Ubundi umubona ni nk'ibiki byibura bitatu wumvise ushingiye wemeza ko wamukunda. Yewe mu buzima bwanjye murabona ndi mugufi. Ikintu cya mbere najyaga kurambagizaho narebaga umuntu muremure nsumba. Nta muntu nigeze ndambagiza tureshya cyangwa uri munsi yanjye. Ikindi kintu nareberagaho nkunda abakobwa b'ibikara. Buriya mu bakobwa barenga 20 narambagije kugira ngo nzane umugore. Warambagije bangahe? Nka 20 na bangahe. Ariko nyine hari n'igihe umuntu aba ari nk'akora iby'abana, ariko ari umusore yari umusore nyine abagomba kuba afite umuntu bakundana, nta gahunda irimo ariko bakundana gusa. Ese hari undi wenda mbere y'uyu wigeze ugezaho icyifuzo cyo kubana ntibyakunda? Barahari benshi, nka 4. Ni 4 byagiye bipfa rimwe na rimwe, akaba nkababenga, undi atwara inda. Twakundanaga kubi, mbona yatwaye inda, nabyo biba birapfuye. Nibwo nahise ngwira uyu nguyu, uwo ngo tumaje gutandukana. We yasengeraga igihugu. Utarombe bwira uyu nguyu nawe aranyemerera, birakomeza. Twakundanye imyaka 4 yose mbere yuko tubana. Se mu gihura wahise umwemerera cyangwa wagiye kubyigaho? Nahise narabimubwiye ko namwemereye, ariko nabanje kugenda nyine mbanza kubitekerezaho kugira ngo mbyemeze nshyireho akadomo. Ndashaka kumenya igihe washyiriyeho akadomo nyuma y'uko muhura, byagutwaye igihe kingana iki? Nta gihe byantwaye, nko mu cyumweru byari byarangiye. Ntabwo wamuvunnye? Oya. So kuri wowe noneho n'ibiki byari byagukuriye kuri yo kuvuga ati noneho umuntu nyuma y'abasore bamaze iminsi bantereta bose ndumva ari we naho umutima wanjye? Njyewe icyambere nuko njye nashakaga umuntu usenga. Yes, icyo kibazo nyine gifitanye isano nicyo nagiye kubaza ati ubundi iyo wasengeraga umugabo wumvaga ari ibiki ushyize imbere? Ni ugusenga n'umuntu usenga, kuko nanjye nasengaga numvaga nasabaga Imana ikazama umugabo ukijijwe. Nicyo nagenderagaho cyane. None se umugabo we hagati yo gusengera umugore iminsi myinshi no kumushaka iki cyagutwaye umwanya munini? No kumusengera. Kurumva wambwiye ngo wavuganye n'abakobwa bagera muri 20 ariko bose bigizaga nkana hari harimo umwe. Cyane hari harimo umwe ariko tutarahura nyine. Bigapfa hakitambikamo ibintu kuko wanjye twari tutarahura. Duhuye rero ikindi kintu nagenderagaho kimwe nari nibagiwe, nkunda buriya abadamu bananutse, muremure unanutse wirabura. Naho napikaga nkabwira Imana ni uwo nguwo nkunda. Niduhura ntabwo azangenda. Narambagije 3 b'inzobe gusa narambagije nabwo, ariko nyine bimwe byo kwikinira, nta gahunda mfite. Rero umusheri ndangije ndagenda turakubitana, ndangije urumva nyine umuntu agiye kurambagiza yihagararaho. Byansabye kugura agakoto keza n'agashati n'agatelefone, ndagenda. Ambonye aravuga ati koko uyu muntu ashobora kuba asobanutse, ariko nyine no mugani umuhungu cyangwa umusore ko agiye gutereta umukobwa w'umukristo kameme yagakwiye kugenda asute. Nago wakagombye kugenda, niyo waba utari umukristo ntago wakagoye kujya ahantu kwa sobukwe wambaye pocket. Icyo ni icyambere. Nk'ibintu nka 3 bizira kujyana kwa sobukwe ugiye gusaba umugeni. Nago wajya kwa sobukwe wambaye pocket. Niyo yaba afite umukobwa yamukwima, yavuga turiya muntu ni ikirara. Ariko ikindi kintu utajyana kwa sobukwe, hari ukuntu ubona abantu baba bafite utugofero tumeze ukuntu, nako iyo ugiye kwa sobukwe ntago wakajyana. Nanjye nkunda kuyambara, ariko icyo gihe nagiyeyo ntayambaye. Ikindi kintu umuntu atagomba kwerekeza kwa sebukwe kugira ngo batamucishamo ijisho,
ugomba kugenda wiyogoshesheje neza pana mbese ukabona ko hari ibintu biringaniye. Ukagenda uri smart utambaye bya bindi by'amabodi bigezweho ubu, ukagenda wambaye agashati cyangwa agapira ariko ubona uri smart. Ngiye kubaza ikibazo mama w'umwana, ikibazo kivuga ngo uyu munsi usibiye ibwana cyangwa ugasubira ibukobwa n'uyu nguyu agasubira mu busore, yakongera akakurambagiza ukamwumva? nta kibazo, ni ukuri. Nta kibazo bibaye mbese kugeza ubu aracyari number 1. Kuri aracyari number 1, nta cyahindutseho. Nawe niko byumva? Nanjye niko mbibona. Tumaranye imyaka irenga 2 ariko mba numva nyine akiri number 1. Tumaze imyaka 2 mwubatse tubana. Borekana na kugenda dusubira inyuma gatoya, ya mwabwiye ko mwakundanye imyaka igera muri 4, none udashaka kumenya ubukwe bwabaye gute? Ubukwe bwabaye muri 2019 mu kwezi kwa 3 nibwo twakoze ubukwe. Twakoze ubukwe, yari afite akazi baramuhagaritse ku kazi atagikora, nanjye nakoraga mu mujyi baramuhagaritse ntagikora. Tugeze turavuga duti rero nubwo twari tugiye gutangiza umushinga w'ubukwe ntago twabiparika, turavuga duti ubu tugiye gukomeza ubukwe, turatangiza umushinga. Tubona buri Imana ikunda ubukwe nubwo na Satani abwanga. Satani yanga ubukwe cyane ariko n'Imana irabukunda cyane kurusha ibindi byose. Imana irangije iradushigikira, nta kintu twari dufite urumva. Imana iradushigikira, tubona twishyuye inzu, tubona dukodesheje imyenda, tubona ibintu byose turabibona, tubona imodoka zo kugendamo. Imana mbese yaradushigikiye n'inkwano iraboneka. Urumva rero ubukwe Imana yarabushigikiye cyane nubwo nta kintu twari dufite. Cyumva byakugoye gukora ubukwe kwawe? Ubukwe ikintu cyabanje kungora nk'ahantu narindi, nabanaga n'umukobwa. Ndavuga buri umuntu agiye gukora ubukwe biba bisaba nk'umuntu umuruta mukuru, akajya kugira inama ati hakenewe iki ngiki, harabura iki ngiki. Ubwo rero byansabye nyine gushaka ahantu h'umuntu w'umumama nyine akajya ngira inama. Ubwo rero nagezeho nyine ndahabona, niho nahagurukiye. None uyu munsi umusore ushaka gukora ubukwe witegura nawe gutera intambwe nk'iyo wateye, aje kukugisha inama kuri experience ufite mu rugo, umva wamugiriza inama? Ikintu cya mbere namugiraho inama ni ugusenga. Ubukwe bubamo imitego myinshi ikomeye, habamo ibintu by'amagambo, habamo amarozi. Ubukwe buba bufite imitego myinshi, biba bisaba kwegera Imana cyane ugasenga ikakumenera n'amabanga, ubundi ugatangira umushinga w'ubukwe ufite amakuru y'ubukwe bwawe, ku buryo nyine Imana niyo waba utari umurokore bigusaba gusenga. Imana nta muntu utumva apfa kuba wiyejeje, bigusaba gusenga ukamenya amakuru, cyangwa se keretse nk'abantu wenda batakijijwe, ariko niyo waba utari umurokore urasenga Imana ikakumva. Imana abantu bose irabumva kuko niyo data wa twese niyo yaturemye, niyo yadushize ku isi. Ugomba gusenga, ubundi ikindi ukizera. Warangiza kwizera, ikindi cya nyuma nabagiraho inama ni ukutagira ngo bafate ngo amadeni ngo muri banki ngo bagiye gukora ubukwe, kuko ubukwe ntabwo bwunguka. Nkanjye nakoze ubukwe naravuze ntiby'Imana izakora n'ibyo, nta n'umuntu nagujije n'ibihumbi 5 ngo mvuge ngo ngiye gukora ubukwe. Narayivuze ntiby'Imana izakora n'ibyo, kandi kuko iby'Imana yakoze narabyakiriye. Ubukwe bwarangiye nta bantu ndimo amadeni. Wowe umukobwa ugiye gutegura ubukwe aramutse aje kugusaba inama ngo umuganirize, umva wamuhize?
nanjye burya ikintu cy'ibanze ni ugusenga. Ibintu byose ni ugusenga, inzira zose ntagomba kunyuramo agomba kubanza kubyerageza Imana, kuko nanjye buriya ikintu cyamfashije ni ugusenga. wowe uyu munsi umukobwa aje kukugisha inama ashaka kubaka urugo, avuga ati ngira inama kabisa nanjye ndashaka gutera intambwe nk'iyo wateye, wumva witeguye kumufashisha izihe nama? njye icyo namufashisha cya mbere ni ugusenga, kuko byose biva mu gusenga. burya utanasenze waseba, akajya agasenga akabyereka Imana kandi akanizera. Imana ishoboye byose nta kinanira. hano reka tugende tureba ese uyu muryango turi kumwe uyu munsi ubayeho gute, se murakora, mbese ubuzima bwanyu bumeze gute? Kuri iyi minsi nta kintu turi gukora. Twacuruzaga mbere ya korona, nibwo umugore yacuruzaga inkweto Kimisagara, ngo nanjye nyine nkora umurimo w'Imana. Kuma mu rugo ya mbere rero yaraje ishyizwe igishoro cyose tukimaze. Ubwo nyine turi abashomeri nta kintu turafatisha. Nyuma yaho naje kwiga gukora amacapati n'amasambusa nkajya mbizunguza, nabyo ngeze abakozi b'Abashinwa baranyambura. Ubu nyine nta kintu dufite turi gukora uyu munsi, turicaye. Ubuzima urebye buragoye, no kurya bari hatari. ufite impano yo gukora iki uramutse ubonye umuterankunga? yewe kudoda ndabizi, no kuba ari nicyo nakora kindi, kuko nigeze gucuruza nyine njye nacuruzaga ibintu by'imbuto, nabyo nabishobora nta kibazo. reka dusabe Imana ibintu bitatu muri iki kiganiro kuri uyu muryango. Imana ibahaye amahirwe yo kwisaba ibintu bitatu, mwumva mwayisaba ibiki? Ikintu cya mbere njye nayisaba ni amafaranga, ariko atari make, kuko ubukode buba bukomeye. Nayisaba amafaranga naguramo inzu, narangiza kugura inzu nkareba n'ibyo nasagura nkanacuruza. Mba numva ariyo mpano yanjye n'ubundi nzakora, ndetse nkaba nakorera n'indirimbo zanjye, atiyo na video nkaguka nyine. nawe mubihuriye? tubihuriyeho. reka noneho rero twibaze, umuntu ashaka guhura namwe yababona gute, yababona kuziha aderesi? Yaduhamagara kuri 0788 21 73 82, 0788 21 73 82. Murakoze, Imana ibahe umugisha. murakoze kandi turabashimiye ko mwabashije kwitabira ubutumire bw'iyobokamana. murakoze, inama Imana ibahe umugisha.